ugifungura iki kiganiro ndagira ngo untize iminota mikeya igera kuri 5 yonyine, hanyuma noneho ngo usobanure kuri video mwakomeje kugenda mubona uwitwa DJ Brian arimo aratukana ku kibuga cy'indege. Narababwiye ngo buriya mayibobo uko yamera kose niyo yakambara ikote, ubu mayibobo ntabwo buyivamo. Uyu DJ Brian se wavuze ko yakuriye munsi ngo y'ikiraro hari ya Nyabugogo, na nubu biracyamurimo. Na nubu biracyamurimo. Rero ndagira ngo mbasobanurire ubundi kwanza kugira ngo bakubitwe ku kibuga cy'indege bageraho batukana kuriya, ubundi byari bigenze gute. Ndagira ngo ntize iminota mike cyane, ariko mbere yuko ntangira banza urebe nimba warakanze subscribe, niba utarayikanze ukandeho, kubera ko nzajya nkubwira udukuru nk'utu ngutu kandi ntukubwire mu buryo mu minota mike cyane. Hasigaye rero ati byagenze gute. DJ Brian n'uyu Tesha ngira ngo murabizi ko ni ibintu bivugwa cyane ko ari abatinganye, na video nyinshi zagiye zisohoka zigaragaza ko abangaba ngo baryamana bahuje ibitsina. Nubwo wenda nta video yigeze isohoka ngo tubone bahuje ibitsina, ariko video nyinshi zo zarasohotse zigenda zivuga ko ngo DJ Brian na Tesha baryamana. Ibyo ngibyo ntabwo ndo kubyemeza, sindi no kubihakana, gusa byaravuzwe kandi nanjye mvuga ibyavuzwe. Noneho uyu DJ Brian na Tesha ubwo bari bagiye ku kibuga cy'indege, Tesha byaje kurangiranya, murabizi ko Tesha ni umuntu wikundira igitsina gore cyangwa se wikundira abakobwa bagenzi be. Hanyuma uyu Tesha rero ubwo bari bageze kuri esanseri cyangwa kuri tapiruru ya esanseri igenda nka tapi, yagize gutya rero arangije afata umwana w'umukobwa yarabonye. Uwo mukobwa akaba yari ari kumwe n'umusaza. Njya murabizi ko abasaza muri no minsi nibo basigaye bikundira utwana dutoya tunameze neza kubera ikofi yabo. Hanyuma uyu Tesha rero irari riramwica, yibagirwa ko ari kumwe na DJ Brian, arangije afata umwana w'umukobwa atangira kumwikundishaho. Kumbe ubwo ntabwo yarazi ko uwo mwana w'umukobwa ari kumwe n'undi musaza cyangwa se n'ikigabo. Uwo mugabo yari yamusizeho intambwe nkeya, we ari imbere. Hanyuma umwana w'umukobwa kubera ari ukugenda kuri esanseri, we yasigaye inyuma ho gato. Hanyuma ba DJ Brian baje bamugezeho, Tesha atangira kurabya indimi yiha kumwikundishaho. Hanyuma bageze aho esanseri irangirira cyangwa se ku muryango bagira ngo bitegure binjire muri bisi, nibwo uyu Tesha uwo mugabo yahise ahindukira asanga Tesha yifatishijwe ka gakobwa kabana, arangije atamwasa urushyi. Uyu musaza ahita akubita Tesha urushyi. DJ Brian ntabwo yari yamenye ibyabaye, ntabwo yari yamenye ko Tesha arimo aramuca inyuma ku wundi mukobwa. Hanyuma rero uwitwa Tesha yahise agira umujinya, we yatangiye yiregura avuga ko ngo yari arimo aramufasha, ngo ari kumutinyura ngo kugenda kuri esanseri, ariko umusaza we yabonye gusa Tesha afashe uwo mwana w'umukobwa. Hanyuma umusaza umujinya uhita umwica, ahita amwasa urushyi. Mu kumwasa urushyi rero ubwo byumvikane neza ko uyu musaza n'ubundi yari asanzwe azi Tesha, cyangwa se asanzwe azi ko abakobwa n'ubundi basigaye bikundira abandi bakobwa bagenzi babo. Ubwo umusaza yarageze ngo bamutega papa. Hanyuma intambara itangira kubyuka rero. Ubwo DJ Brian yabonye Tesha mukubisa urushyi kandi ari inshuti ye, cyangwa se bari banari kumwe, DJ Brian atari yamenye ibyabaye. Hanyuma DJ Brian nibwo rero mwabonye video arimo aratukana, ngira ngo mwabyumvise, abantu bari no kugerageza kumufata, ariko iby'ububobo birangira n'ubundi yiyerekanye, arangije aratukana. None nabonye ku mbuga nkoranyambaga ari gukomeza kugenda avuga ngo bamubabarire, ngo ni umujinya wabiteye. Ariko ubundi nubwo mwabonye iriya video ntabwo ariyo gusa, kubera ko hari indi video nayo uwitwa Tesha ateruye amabuye agiye gukubita icyo gisaza, kubera ko uwo musaza bahise bigira mu modoka. Hanyuma ngira ngo murabizi imodoka zimwe zo ku kibuga cy'indege zimwe zitwara abantu, urumva iyi ndege kugejeje ahantu hari igihe uhita wicara mu modoka ikakujyana ahandi. Rero Tesha ashatse guterura amabuye ngo n'ubundi agire gute, agenda musangeyo barwane, ariko ngo yanangije imodoka. Sinzi nimba ari ibiyobyabwenge baba banyweye, nimba ari ukwirata ko ari iki, nyine ni kwa kundi tu nibyo bajya bavuga. Ubu se ari Airways ubu ntari gukurwamo ibiyobyabwenge we na Baba. Aba bana b'abakobwa mureba rero kuri izi mbuga nkoranyambaga, abenshi baba ari abapfu bagenda, utabaye umutinganyi aba ari ikiyobyabwenge kigendera. Ubu ari Airways hari umuntu wari uzi ko yanywa ibiyobyabwenge bigeraho anagira stock yabyo mu nzu, cyangwa ari noza uriya mukobwa Baba. Ubu ntibari kunuza muri rehab barimo barakurwamo ibiyobyabwenge. Aba ba DJ Brian nabo rero babarebe, kubera ko ntabwo ari buri muntu wese ushobora kuba yatinyuka akarwanira ku kibuga cy'indege akanandagaza akanavuga n'amagambo y'inyandagazi nkariya umuntu w'umukobwa. Bagerageje rero kuza kubisigiriza bababeshya ariko hari n'indi video ubundi nuko kare yari agace, ariko ubundi hari n'indi video noneho habaye intambara. Uwitwa Tesha yateruye amabuye,
ngo kubera ko bari bamuhoye umwana w'umukobwa yari yikundiye. Ngahe nguko rero, reka twongere tubane n'ubundi mu kandi gakuru ndakuzanira. Hano ni iminota mike cyane kandi ugahita wumva ibiri kuba byose. So rero DJ Brian na Tesha bareke gukomeza kubabeshya, nabonye bakoze live, ariko izo live n'ubundi ntabwo ziri bukureho ukuri, kubera ko nibakomeza kwiregura mu mafuti n'izindi video zirahita zijya hanze noneho bigaragara byanyabyo. Ndetse n'uwo mukobwa uwo mukobwa wari uri kumwe n'umusaza, nabo video yabo nabiraza kujya hanze, noneho murebe intambara yabereye ku kibuga cy'indege. Kora subscribe, asigaye tuze kubana n'ubundi mu bindi biganiro.